Ibihe byiza cyane kuri wowe mukunzi wa Kigali Tube, nawe udahwema kudukurikirana umunsi ku wundi n'iby'agaciro. Komeza uzajye udukurikirana, natwe ntabwo tuzahwema kuguhereza amakuru y'imyidagaduro azajya bagezweho, haba amakuru yo mu Rwanda, muri Afrika ndetse no ku isi hose. Amazina yanjye nitwa Ikwishimwe Emmanuel. Reka nizere ko umeze neza kandi ibyirimo byose bikomeje kugenda neza cyane. Reka kandi nizere ko wamaze gukora subscribe kuri Kigali Tube, wakanze nakazogera kugira ngo hatazagira inkuru n'imwe izajya igucika. Miss Rwanda 2022 aracyari amakuru menshi cyane yo kugenda tugarukaho kuri Miss Rwanda, ariko uyu munsi nzanye topic tugomba kuganiraho, muri umuntu wese nawe agatanga igitekerezo. Bikomeje kuba bibi cyane kuwitwa Mutesi Jory ndetse na Miss Rwanda 2022 witwa Nshuti Divine Muheto, aho abantu bose bari kugenda bavuga ngo bibye ikamba ntabwo ryagombaga guhabwa Nshuti Divine Muheto, ndetse benshi bakavuga ko ibingibi byose ari kata. Ibingibi ntabwo bikiri inkuru kubera ko mu biganiro byacu byashize twabigarutseho cyane, tugenda tuvuga ibiri kuvugwa, ndetse n'uwitwa Mutesi Jory ushinjwa kuba yarashyigikiye cyangwa se yarafashije uwitwa Nshuti Divine Muheto kuba Miss, yagize icyo abivugaho arabihakana. Ahubwo noneho icyo tugiye kugarukaho, tugiye kuza twibaza tuti ese iyo ataza kuba Nshuti Divine Muheto nkuko benshi bari kubivuga, nkuko benshi bari kuvuga ko ibingibi byose ari kata, iyo ataza kuba Nshuti Divine Muheto yari kuba nde wundi? Nawe uri buze gutanga igitekerezo. Ndibuze kugaruka ku bakobwa batatu bari kugaruka mu matwi y'abantu benshi, abantu bose bavuga ngo abakobwa harimo abibwe. Ntabwo yagombaga kuba Nshuti Divine Muheto, yagombaga kuba Ruzindana cyangwa akaba Kayumba Darina. Ese aba bakobwa ni bantu ki? Ngiye kugaruka kuri aba bakobwa buri umwe ku wundi, ni Nshuti Divine Muheto, Kayumba Darina ndetse na Ruzindana. Bose ngiye kubagarukaho mbabwire n'imishinga yabo, hanyuma nawe umubwire utange igitekerezo. Iyo ataza kuba Nshuti Divine Muheto yari kuba nde? Ese koko Ruzindana yaribwe niwe agombaga kuba Miss Rwanda 2022? Byose ndibuze kubigarukaho, nkubwire n'ibitekerezo by'abantu bakomeye cyane bafite ahantu bahuriye na showbiz, icyo babivugaho bose. Hanyuma ariko mbere yo gukomeza n'inkuru yanjye, Miss Rwanda 2022 n'ubundi ni Nshuti Divine Muheto yagize icyo abwira abantu bamufashije kwegukana iri kamba, abantu bose bamushyigikiye, yagize icyo ababwira uyu munsi. Reka mbanze nkwereke video ya Nshuti Divine Muheto, hanyuma ndibuze kugaruka nyuma yaho gato yadukomeza na topic yacu, nawe kandi ugomba gutangaho igitekerezo. Ndabashimira cyane uburyo mwambaye hafi. Ikindi kintu cya kabiri, thanks for believing me, to my family and friends, thank you for supporting me, to everyone who supported me, n'abanzi n'abanazi, ndagushimira nawe. Most importantly, keep going forward. Today bishobora kwanga, gusa try even tomorrow bishobora gukunda. So ndabashimira cyane. Ikintu nabwira abafatanyabikorwa ba Miss Rwanda, muri abantu bakomeye, muhindura ubuzima bw'abantu benshi batandukanye, muduhereza, mwarakoze ko mwaduhaye platform, twe nk'abakobwa tugaragarizaho potential yacu, tugaragariza ko dushoboye. Yewe na Miss Rwanda 2022 n'abandi bakobwa turi kumwe mu rushanwa, n'abatari baza mu rushanwa ariko bitekereza, turabashimira cyane ko mwaduhaye platform yo ko twakwigaragarizaho ko dushoboye. Yitwa Nshuti Divine Muheto, niwe Miss Rwanda wa 2022. Yashimiraga buri muntu wese wagize uruhare cyangwa se wamufashije kugira ngo abe ari Miss Rwanda aka kanya. Rwari urugendo rurerure kuva mu ntara y'Iburengerazuba akajya muri pre-selection, agatorwa, akajya muri bootcamp, akajya no kuri finale, bikarangira ari we ubaye Miss Rwanda. Reka abe ari nawe duheraho tumenye ese ubundi Miss Nshuti Divine Muheto ni muntu ki? Numukobwa w'imyaka 18 warangije amashuri mu ishami rya MEG cyangwa se imibare, ubukungu ndetse n'ubumenyi bw'isi. Ni imibare, economy and geography, ni yo masomo yize muri segonderi. Hanyuma ikindi kintu wamenya kuri Nshuti Divine Muheto nuko ari umwana wa kabiri mu bana bane, abahungu babiri ndetse n'abakobwa babiri iwabo bafite. Papa we kandi n'umupolisi ukomeye cyane mu ntara y'Amajyaruguru.
Ibindi wamenya kuri Nshuti Divine Muheto nuko umushinga we witwa Igiceri Program, ndetse uyu mushinga akaba ari umushinga ushishikariza urubyiruko rw'u Rwanda by'umwihariko abari n'abategarugori kwizigamira igiceri. Ibingibi bikazabafasha kwivana mu bukene. Niwo mushinga wa Nshuti Divine Muheto. Bimwe mu bintu Nshuti Divine Muheto akunda cyane nuko akunda guhora seka kugira ngo umubone yarakaye ni gake cyane, kandi iyo atari guseka ubwo aba yarakaye cyane. Uwo nguwo ni Nshuti Divine Muheto, akaba ari nawe Miss Rwanda. Umushinga we nawe ukubwiye witwa Igiceri Program. Tuvuye kuri Nshuti Divine Muheto, reka duhite tujya kundi mu Miss witwa Kerry ya Ruzindana. Ese Kerry ya Ruzindana ni muntu ki? Kuki abantu bari kuvuga ko yibaga ikamba? Ese koko yari kwiriye? Yitwa Ruzindana Kerry, ni umukobwa mwiza cyane wiyamamarije mu mujyi wa Kigali. Akaba ari umukobwa w'imyaka 18, akaba avuka mu bana bane. Umuryango wabo ufite abana bane, akaba ari umwana wa gatatu. Ikindi kintu wamenya kuri Ruzindana Kerry nuko yujuje ikizamini cya leta. Yize mu ishami rya MPG cyangwa se imibare, ubugenge ndetse n'ubumenyi bw'isi. Hanyuma amanota yose yagombaga gukorerwa cyangwa se gutsindirwa uyu mukobwa yagize amanota 73 kuri 73. Ibi ngibi bajya bavuga ngo yarapfutse. Ni umukobwa w'umuhanga cyane. Hanyuma umushinga we n'ukurwanya cyangwa se kugabanya ihungabana abana bagira kubera imibanire mibi y'ababyeyi babo cyangwa se intonganya zihora mu muryango. Nihungabana abana bakura kukuba mu muryango wabo ibintu bitameze neza cyane. Rero niwo mushinga we wari gufasha abo bana bahura n'ibyo bibazo cyangwa se nihungabana bitewe na famiye zabo. Akaba ari wo mushinga yaserukanye muri Miss Rwanda. Ntabwo yigeze ajya muri batatu ba nyuma, ariko ngo kuba taragiyemo byoroheje irushanwa nkuko byatangajwe na Peter. Umukobwa witwa Keza Moritia yagombaga kuvamo, hanyuma hakajyamo Ruzindana Kerry, kandi benshi bakavuga ko yagombaga no gutwara ikamba. Ibitekerezo by'abantu ni byinshi cyane. Kerry ya Ruzindana ariko nubwo atatwaye ikamba rya Miss Rwanda, ariko ntabwo yatahiye aho ngaho kubera ko yatwaye ikamba rya Miss Heritage cyangwa se Miss ufite umuco. Iryo kamba yararitwaye, hanyuma ahembwa na burarirwa miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda. Urumva ko nubwo atabaye Miss Rwanda ariko ntabwo yatahiye aho ngaho. Uyu mu Miss kandi bivugwa ko ashobora kuba ari umukunzi wa Element, ndetse Element yaramwamamazaga cyane, yamushyiraga ku mbuga nkoranyambaga ze asaba abafana be kugira ngo bamutore. Nubwo byaje kurangira atabaye Miss Rwanda ariko yabaye Miss Heritage. Reka tuve kuri Ruzindana Kerry, hanyuma mite nkubwira kundi mu Miss uhabwa amahirwe cyane cyangwa se uri kugaruka mu matwi y'abantu benshi cyane. Abantu bavuga ko nawe yagombaga guhabwa ikamba cyangwa se nawe yagombaga kuba Miss Rwanda 2022. Amazina ye yitwa Kayumba Darina, umukobwa ufite imana yo kuririmba idasanzwe. Ngira ngo mwarabibonye mubari muri bootcamp, yagaragaje impano ye, ndetse no ku munsi wa nyuma irari umwe mu bantu ba performance imbere y'abantu agashimisha abantu benshi cyane. Uyu nguyu rero abantu nawe bavuga ko yakagombye kuba ari we Miss Rwanda 2022. Wakwibaza ngo Kayumba Darina ni muntu ki? Ni umukobwa w'imyaka 20 wasoje amashuri mu mwaka 2019, akaba yarasoje mu ishami rya MCE cyangwa se imibare, ubukungu ndetse na computer science. Nibyo yize muri segondere. Hanyuma ikindi wamenya kuri Kayumba Darina nuko avuka mu muryango w'abana bane, kandi akaba ari we bucura muri uwo muryango. No kuvuga ko ari we mwana wa kane muri uwo muryango. Umushinga wa Kayumba Darina no mushinga witwa Challenge Rwanda. Akaba ari umushinga wo gufasha abana bo mu cyaro batajya babona opportunities, bakaba babarihira minerivare, bakaba babafasha kwiga, ndetse bakaba babashakira n'akazi. Witwa Challenge Rwanda, akaba ari wo mushinga yari afite, ndetse ni nawe mushinga yasohokanye cyangwa se yaserukanye muri Miss Rwanda 2022. Abantu rero cyangwa abafana be bakaba barababaye cyane kuba atarabaye Miss Rwanda 2022. Nubwo atabaye Miss Rwanda ariko ntabwo
ntabwo yatahiye aho ngaho, ahubwo nawe yajyanye amafaranga menshi cyane angana na miliyoni 2,400 nizo yahembwe kubera ko yabaye second run up cyangwa se igisonga cya kabiri cya nyampinga w'u Rwanda. Yitwa Kayumba Darina, akaba yarageze muri batatu ba nyuma, yarahagararanye n'uwitwa Keza Mauritia ndetse na Nshuti Divine Muheto, byarangiye abaye Miss Rwanda 2022. Witwa Keza Mauritia ntabwo ndibuze kumugarukaho kubera ko nkuko benshi babihurizaho bavuga ko atakagombye kuba yarageze muri batatu ba nyuma, ahubwo hakagombye kuba haragezemo n'uwitwa Ruzindana. Abo nibo bakobwa batatu bari kugaruka mu matwi y'abantu bavuga ngo Nshuti Divine Muheto yibye ikamba abo bakobwa babiri. Aha rero ngiye kugusaba ikintu kimwe, nyene igitekerezo cyawe. Wowe uri ku ruhe ruhande? Ese uri ku ruhande rwo kuba Nshuti Divine Muheto yarabaye Miss Rwanda? Ese uri ku ruhande rwo kuba Ruzindana baramwibye ari wakagombye kuba ari Miss Rwanda kaganya? Ese Kayumba Darina urumva akagombye kuba ari Miss Rwanda 2022? Igitekerezo cyawe kirakenewe kugira ngo nawe twumve uko ubyumva. Ari nako ngushimira cyane we mukunzi wa Kigali Tube, nawe udahwema kudukurikirana umunsi ku wundi n'iby'agaciro. Komeza uzajye dukurikirana, natwe ntabwo tuzahwema kuguhereza amakuru y'imyidagaduro azajya bagezweho, haba amakuru yo mu Rwanda, muri Afrika ndetse no ku isi hose. Company imwe rukumbi yagufasha kohereza ibintu hanze y'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se kubitumiza imahanga bikakugeraho mu minsi mike kandi ku giciro kiri hasi cyane, bafite discount idasanzwe. Iyo company yitwa Frame Shipping Limited. Uramutse ushaka gukorana nabo wabahamagara cyangwa se ukamanukira kuri 0788867887, ubundi bakaguhereza service nziza cyane, ibintu byose bigakomeza kugenda neza cyane. Amazina yanjye nitwa Ikwishimwe Emmanuel, kuri Instagram nitwa Ikwishimwe 13, watangira ukankurikirana, ubundi Imana ikagomeza kuguhereza umugisha mwinshi cyane. Komeza kugira ibihe byiza, Imana ikomeze kubana nawe cyane.